Are you playing? What type of plane is this? I don't want peace. I want problems always. Shirotaka, ni wowe ndi kubona? Wavuye mu mujyi uza guhinga mu cyaro. Umuntu watwikaga twese tukumwemera nk'umutwitsi, nk'umusani w'umupampe, ibintu byose byujuje none urimo urahinga. Ngino mbwira. Ariko suko nka urambwira. Wagize kubishyura umogi, twahuriraga mu irigara tugafekenya, tukagatamira, uza gutyo bishyura umogi uza mu cyaro. Hano ari umugi nzajya n'uwagiye nyine. Chereka kabera agufashe. Kabera mfashe se nge urumva jewe ibyo ngibyo byambuza ngiye kwikorera gahunda zanjye. Nta n'isoni. Ubuse noneho kwa dutabye mu nama. Ubu ngiye mvuye mu mujyi nje kugushaka barambwiye gusiga uhinga. Twamaraga kurumwa tumaze kurukanda tugakubita amaboko mu mufuka ku mugoroba tukagenda dusaka ingo z'abantu ibintu byose tubimara ubuze tuzongera kubona amafaranga gute kuri waduhaga map. Cha kabera yaneye ubwoba. Hase kabera guteye ubwoba gute? Ngira ukuntu nyine kabera guteye ubwoba bituma wumva utaza ngo twitwikire. Yaravuze ngo insoresore zanze gukora arazihagurukira. Ugize ngo insoresore zanze gukora arazihagurukira. ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? None se yabivugiye hehe? Uri igicucu ntabwo ureba televiziyo. Akubona nta kintu mubona mwe. Surumva giye nagira umwanya wo gufekenya no guporeza. Hagira n'umwanya wo guhiga umuceri narare. Habona n'umwanya wo kujya kureba televiziyo. Namwe mujizana. Ngiye ngaruka mu cyaro. Reka. Amaji de Buraka yaravuze ngo pas de retour, pas de pardon. Yes. Yarari kumwe na Safi Madiba. Ako se bo kubaheze mu mujyi kandi batubwira ngo dusubire mu cyaro. Ariko nibyo. Bavuze ko nta gusubira mu cyaro. Kandi barano ni bamwe mu basaza babasani dufite. Urugero rutari kure. Reba nk'ibikweto wambaye mu mujyi ngo uri guhinga. Ariko jewe ureba icyangwe amata ku matara. Yo. Nawe nicyo uzatahira. Mweke ariko sha ubuse niyo bandasa ariko bakandasa ndi umusani bitwaye iki? Andi manega yose yampostinga kuri Facebook, kuri TikTok, kuri WhatsApp. Ariko se nkaho ninde wagupostinga? Ziriya mbunda nizirasa amashaza. My friend, ko numva uganiriye nabi. Ibintu by'imbundu ubizanye ute? N'itabi no gutobora inzu no kugira gute? Ibintu by'imbundu bizanye muti. Fata isuka nshenje. Nje mfata isuka. I can't nje nta nigihinga we. Nta nigihinga. Nje nzapfa ndi umusani. Nta n'isoni. Kwanza ndekura. Ubwo rero ngo uratwitse. Ndatwikase. Wakubwira icyana mpagaze. Wowe ukomeze nazayituna ntiyakwemera. Imihanda izatwibuka ibyishimo twatanze. Imvune zatuzonze. Ingoma nziza twakoze ariko mukanga kwemera. Nawe mwebwe ngo buri guhiga. Ureba icyangwe mpagaze. Urumva? Iki ngiki ejo nakimanuye kwa Fande. Uritegereza neza. Noneho kukwemeza iki cyangwe ejo nakimanuye kwa Fande. Uzi umuntu uri ariko akarya na Fande. Naramutamiye nditonda ndamugutomera. Ubu ndamufite mu ijigo. Ejo nzamutwara noneho n'inkweto. Ejo nige twahura nambaye na uniform. Cinzareka guhinga. Ntacyo uzahinge.
nawe uzatahira ibiryo ariko nta keke nta giceri. Ejo tuzaba turi no ku maburingi atwika shumika. Urambona ariko unaniwe na mimi mu cyaro ndagaswe. Ese ufite angahe kuri konte? Konte yanjye bamo hano andi nkamanuza string z'ababebi. Mundi hagahira rimwe. Nejo nagenda ngacisheni. Cyakoze unkumbuje muje. Ngo komboje umuji wari wahukumbura se utaratangira kuzana maribori ku gitsinsino. Kubwo reka mbwire abaturage afunge inzu zabo ubwo waje. Afunge inzu zabo ubwo naje. Nta n'isoni ubwo urashaka kunteza abantu. Urashaka kumpururiza. Reka nze ndashaka igikapu kiremereye nkuzingiremo nawe nkujyane. Gusubize mu mujyi ndakore kurugeze mu ginde yuko no kugaruka. Icyaro nkibi? Yego sinifite amafaranga ariko ndarija. Iminsi ni danje. Ayewe. Ubonye ibyuhanga. Sha. Reka nze nkwereke. Ahubwo reka nshakisha itike isubiza mu mujyi. Kuna uvuze ko ibintu ari danje. Niba byatuze ikamba kuri wowe nanjye byahabye. Reka mkurikire. Agiye kwiba tu. No. 왜 한원이 무지사가 가따로 가지 해지루. Urakanga ndese no mu biryo gutwara hariye nkatswa hangaha. Uzimiteguza abantu twasimbutse duhura na daso inkera polisi hafi aho baza kunkangisha udutaro nawe ubwawe nagukoma wadagewe. ndavuze ngo nibeshe urjana. Cyane n'ingumba y'ibwami narayire nkatswe we mbwa amajigo suka. Shirotaka ambaza iki sinakubwira. Kanya urazana umnyonjo. Ube iki ni ikintu kimvanye mu biryogo cy'intare n'ahangaha. Kubona nta kintu mubona mwe. Yesu run. Seriye urumuryango nyinguye. Sinza unyuza amabandi. Always coming in my way. You don't want to go to school? Ni rimwe gusa tagira rya kabiri nibyo n'ubundi bwamwe gusa. Rimwe sharama vanguye. Arakubwiye ngo uyu mukobwa ni wamu. Nase shari kavuze amagambo abiri ibyo byose uvuze arabivuze. Mubwira ubujiji bwawe. Icyongereza kiba kigufi ariko iyo gisize mu kinyarwanda kiba kirekire. Nk'ubu rugero avuze ngo serupyipyinyura impyitsi yampyoye wabivuga ngo iki mu cyongereza kandi ari akantu gato.
चाय बनाओ रे। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है क्या? Yes way. Teacher, he told me. Good morning, teacher. I want go to the toilet. Jesus! Wow, I remember. Umaze kubyimba? A B C D. Ugize ngwi? E fa ga ha. I ja ka la. Nitwa Gasibomana, uyu munsi nitwa Sibori. I'm very happy because I'm from to the school. Hey, Mr. Shibataka. Oh, Jakunika. I'm very happy. I want to change myself and my life. Next year, I will be new person. Me? I'm not Biakunuka. I'm Biak because I'm from to the school. Wow, so now you are a good person. Yes. Thank you very much, sir. Great. Yes. Mwishuri bimeze gute? Abanyeshuri bagusetse? Yes. Babanje kunseka, bambwira ngo nje kwiga ndi umusaza, ariko nabwiye teacher arambwira ngo ubabwira ngo imyaka ni imibare kandi ngo gusaza ni mu mutwe. Uko niko kuri, ejo hazaza ni heza. Yes. Mu muryango wacu nta numwe wize. Ni ngiye wa mbere ubashije gukandagira ku ntebe y'ishuri. Ndumva nishimye cyane. Mfite ibineza byinshi. Mwarimu yambwiye ngo ntangire kwimenyereza ko nk'abandi bana. Bararya biscuit, bararya bombo. Mfite n'icyizere cy'uko nazicara kuri po nkituma. Nibyo. Umukene agomba gukora cyane. Yes, Mr. Shirotaka. I put it this one because I want to be like any child. Now, I'm not 45 years. I can feel like for 7 years because I'm schooling. I'm okay. Ukwiye guhembwa kubera wasubiye ku ishuri. Wow, I'm feeling okay. I'm very happy. Uko niko kuri, ishuri ni ngombwa mu buzima. Yes. Dore rivye wallahi nakarogo mu mutwe kirimo kiranyunya bo. Esha, ebuzo uvuye. Akorora, David Bono. Akibonye kirimo kiranyunya bo. Nakibonye. Asundi kukimuduhagaritse. Muri kuja he? Rego uyu muntu aratumanutse sibwa twiyongoje mana. Aka kanse umaze kubyimba. Kubyimba? We mvuye mu ishuri we mutanansuzugura. Iso ntiyize, so wanyu ntiyize, rero wanyu bose ntibize. Twe ntabwo tushaka kuzapfa ntamwe. Injiji gusa. Nzajya mvuga nti twasoma by the way. English, please.
le français avec le swahili. Oui. Hey! You don't want to go to school? Abangwa iki? You don't want to go to school? Ni rimwe gusa tagira rya kabiri niyo ni bwamwe gusa. Rimwe. Shara mavangwa. Harakubwiye ngo uyu mukobwa ni wamuma ko mbona utamushobora. Ntiwabasha kumugurira amarura, ntiwamubasha kumushakira za Heineken, mbese izo nzoga zihenze. Wabishobora? No, sheri kavuze amagambo abiri ibyo byose uvuze arabivuze. Mubwira ubujiji bwawe. Icyongereza kiba kigufi ariko iyo gisize mu kinyarwanda kiba kirekire. Nk'ubu urugero avuze ngo serupyipyinyura impyitsi yampyoye, wabivuga ngo iki mu cyongereza? Kandi ari akantu gato. No, sheri mitiramo. Ari kuba umusani no kuba umunyeshuri wahitamo iki? What is saying? Told you are drunk. Me? I'm drunk? Me? I'm drunk? I'm drunk? Hey! Yes, I don't you so much. Sheri wambara ukambwe, arimo avangwa iki? Ariko sheri, ubu no kuvuga ko utari kubyumva. Ari kuvuga kuri ikigoryi, uri ikimara, uri igihwinini, uri igiki. Ari kuvuga mbese ibintu nicyo ntazi, mbese ntiwabyumva. Sheri buri ari kumbwira ngo iki? Ahubwo sheri wowe binagiye kujya kubwira. Uvuga yes kugira ngo turebe ko twakikura hangaha. Kuko ari kuvuga ibintu byiza gusa. What she saying? He told me you were poor. Literally like me? Jakunuka. Jama, it's normal. Abasisi tabateranye igifaransa baradidibuza ntabwo ntazi kwa ninjye bavuga burya kutiga biragatse mbabwira nkanjishimo mwiratanga wanyu mufite amafaranga ngo sijuna ngo muri abasitari umusitari utarize ni musitari iki to hura ngaho ubona ngaho musobanurire niwiryaga reka ahubwo araje gukoma. Mr. Shirotaka, you remember yesterday you was beat me because I didn't go to the school, but now I'm from to the school. You can teach me him like me yesterday. You remember? Let me show you something. Hey, hello beautiful girl. I wanna be your boyfriend. You can be my wife. Umwana icyanjye kirakamya abwiye ngo iki? Arakubwira ngo yaragiye kugukunda ngo ariko ngo asanze ari nge tuberanye. Ngo arifuza ko kuma bakakumwa n'Imana ngo abone ndi mwiza. Ngo ndagasore gasobanutse. Ngo reka ngo kiriya gicucu mwari muri kumwe. Kitazi uko gihagaze. Yes. Nzi gutereka amaso. Nzi kureba neza. Shirotaka. Ejo warambwiye ngo ninjya kwiga. Haba umunyeshuri mwiza. Tugahura nambaye imyenda mvuye ku ishuri. Uzampa impano. Ndi umunyeshuri ariko ukunda inkumi. Ma gift. Cyane. Nyine gasandurira rema. Ninjye muhungu inahabazi wikoma abana. Manawe. Seriye, urumuryango wanyinguye. Nzawunyuza amabandi. Always coming in my way. Ese uyu mujama impano agiye kumpa arashaka kumanza kwisogongera. Nakubwiye ngo umaze kubyimba. Urashaka umuzigo mumvumvuriye. Uzi kwifuza bagira yagiye akabanza akarangiza amashuri. Sha abafite inkwibarije ibihiye. Umunsi nzarangiza kwiga. Ngiye kwihata ishuri. Ariko nyumva. Ugize ngo Namubwira ngo ndashonje. umaze kubyimba Reka numbe ibyo bavuga. ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? hari icyo wamburanye niwumva ko tugomba kubana neza uzambwire ngo ariko ntukajye ukora ibintu ngo mpishe. umva rero gato ibintu byakomeye hano mu mujyi ndagira ngo tugende tujye mu cyaro njye gushaka umuntu nakwereka sibyo umubwire ko ari so sibyo ndetse na nyoko ubabwire ko rero agiye kurwana intambara yo muri Ukraine hanyuma barashe amasasu menshi uruhu rwawe rurahinduka utuhinduka nyine umuzungu Birashoboka se? Afite amafaranga se? amafaranga gusa ni nkinda kumutinda arajojoba ni igisaza na visi kandi byanze bikunze
aranaguha inzu, aguhe n'amafaranga, aguhe n'amatungo, aguhe n'imirimo. Kandi amakuru mfite we ni uko yaryamanye na mama wawe kera. Mu cyaro cyangwa mu mujyi? Oho, ni mu cyaro. Urabona aha ngaha turi mu mujyi ariko byanze. Turakubita hirya bikanga, twakubita hino bikanga. Dufata icyemezo tugende hahira rimwe. Twagiye. Nzige nangahe? 300. Angahe? 300. Tujyeho kata ndazizi. abashyitsi turakize bameze batembera hariya turakize n'umuzungu araje tubonye abashyitsi n'umuzungu bari ufite n'umuzungu turakize genda ubarebe urabakirira ari wamaye genda ubarebe ukambarebe wamaye Gemba unazemba ndaguhemba wamaye nubwo utazi icyo ndi uri mu mpembe. Oya ndaguhemba ndakanyago Nukuri kwimanura ape. Ndaguhemba se uko wazaniye umukwe akaba aje kusaba ambwira icyo ngiye kumubwira. Iyo ngiye kumubwira ndabimubwira. Twebwe twatumaze iminsi turi mu ntambara muri Ukraine. Noneho uyu muhungu twavuye mu Rwanda twese turabirabura. Oya ndabizi. Tugeze iyo baducanaho ikintu cyitwa urufaya rw'amasasu. Turahinduka umuzungu ariko n'umuhungu wawe mubwire wa murezi. Ahantu uyu musaza umwereke kuzi ikinyarwanda. Urakubyumva? Yego. Numwereke kuzi ikinyarwanda kugira ngo tube ko hano twahakura umuzigo. Ikindi kandi dukorera amafaranga uyarya wenyine ndikandiramo tugende. Muze karibu, muze mwicaye hano basha. Bimeze bite sha? Ko mbona muvogera. Mukavogera mukambwira ngo bimeze bite. Gaho mbwira sha. Wowe mbwira ukuntu uyari umuhungu wanjye uje gushaka amasambu wanjye. Kandi n'uyu mugore ambwire ko yabyaranye na se w'umuzungu bikagira inzira nkamenya ko ari uwanjye. ubwo uransobanurira ukuntu wamubyara. Mugore mwiza. Ahubwo uyu mugabo nasobanure ukuntu ugenda byaye umwana w'umuzungu. Umva rero mwababyeyi. Ngewe sinari mbazi ariko twarangishije hano turahamenya. Urabizi ejo bundi ntambara muri Ukraine itangira batanze ibiraka. Nahagurukanye n'uyu muhungu wawe tugiye gukora akazi ko kurwana muri Ukraine. Tugezeyo intambara ibirarimbanyije baducanaho ikintu cyitwa umuriro w'amasasu. Bamaze kuducana umuriro w'amasasu. Mwana wa data. Simpindu cyane we yahagaze. Mbona yabaye umuzungu. Yabaye umuzungu kubera uko nguko intambara yabaye umuzungu kubera Ukraine. N'ikini Nyarwanda hita kibagirwa. Arakibagirwa ako kanya. Jamani. Mwese ko mbona bikomemwa umuntu yerewe Ukraine intambara ikaza. Babwira izina. Nitwa Sibori mwene Gakwandi. None se ubwo iryo zina baribwiwe n'iki? Si iryawe ko bajya bavuga kugira umwana witwa Sibori. Bibigawa ni ibinyamibare bishobora kuba bivuye kwiga mu Bushinwa bikaza kuntekaho imitwe y'imitungo nifitiye. Apareka mitwe ushaka isambu. Arasamana n'icyo urabona jewe nakwima isambu urabona dusasha. Urabona dusa uraje ugiye kunzungura isambu yanjye. Muzeguruka ko muri Kerere ntabwo twiga gutera ibihumyo. Twize kurwara. Twize kwica. Rege natwe tuhotora ku kanya n'agacacu tukakariye. Shisha bugufi. Nubwo ari umuhungu wari ku musirikare. Ntabwo ari umusivili. Ame engendré une femme blanche pour avoir maintenant un enfant blanc. S'il est chinois, il est chinois. S'il est européen, il est européen. Bo reka musobanure kubera ko igifaransa ntakizi. Aravuze ngo nubundi agiye gupfa nta cyaramira ngo niyo mwamwica nta kibazo. Ahubwo
reka tugende dushaka ibisongo tumugirire vuba. Ngwino tuvugane shaka. Ndebe sibyo nakubwiraga. Sibyo nkubwira amahemo yawe wa. Amuvandimwe. Turabona bizagenda bite shaka. Ko numva ntagiye kugira ubwoba ra. Ibi byana byanyicira umugabo. Muze ya mitwe yanyu y'abanyakibungo mushyire ku ruhande. Sibyo? Uriya muhungu ntabwo abeshye. Ese uriya muhungu ngiye twabaga turi ku rugamba turi kurwana. Sibyo? Nkumva ari kukurota, nkumva ari kukuvuga ku rugamba. Hanyuma siyo yarasaga igisasu yavuga ati yampaye inka akavuga wowe kuki se yavugaga izina ryawe. Wowe ibwirize ahubwo numvise ko ukiri umujene wakundaga abazungu. Mwahuye se ari umwana wigeze ubona. Reka rero nkubwire. Nabonanye na nyina. Sigamwe izo ntanga. Sibyo? Ariko mfite umukecuru wanjye. Urumva? Ariko uremera ko ari umuzungu mwahuye. Hari umuzungu twahuye. Rekeraho rero tanga isambu. Mukubita isambu yigenda. Oya ndaje nyimuhe. Nimba hari ibyo mubiteganya ndahimuha. Murabona mutagiye kunsenyera. Aremera gutanga isambu. Isambu y'abana bafite. Wowe genda umwegere umubwire uti mada hagati yo gupfa kwanjye no kubaho dutanze isambu hitamo kimwe. Reka ngende mubwire. Yes, twagiye. Mugore mwiza nkunda. Byiza bitakurwana. Ngiye gupfa. Nimba udatanze isambu ndapfuye. Nta kindi nakora wemere duhereze uriya muvandimwe wacu nimba ari n'umuvandimwe wacu utari nawe nzi tumuhe isambu. Nimba mpfuye rero bancukurire ngene nigire mu cyobo. Ariko n'umuzuku urashoboka. Ubuse gukataho metero 1000 ku isambu mufite mukamuha kigendera ibyo biragoye. Nge nta nyungu mbifite nta nubwo ndi n'umukomisiyoneri. Ntabwo mbyemera. Isambu y'abana banje ugiye kwiha abazungu nigeze nzarana nawe umuzungu. None se nyiramwiza ngiye gupfa. Ninapfa uzasigarana nande? Kuyo muzungu yaje akavuga ko ari gihe nateye nyine inda bizagenda bite mwana wa data. Muzungu avuga ikinyarwanda usura hakaniye. Ntabwo mbyemera. Abazungu bavuga bati ikinyarwanda. Umwana umubyare abura n'akantu akurikiza se ubwo ibyo nabyemera nshingiye. Koko mwimbesha shimava. Basi muhire ya ngurube aho kugira ngo utange isambu. Mugore we usibye ko mukunda itaka mugakunda ibisambu. Bibaza gufata umwana wibyariye ngo umuhaye ingurube ivurema n'abasilamu batemera. Ingurube itaribwa ku munsi w'irayidi. Itaribwa no kuri Noheli. Kwanza ndashonje nshaka ibiryo. Keretse ngo uhaye tiyota ahari. Kamubwire. Reka kumbwirira umwana nawe. Ngo umuha kiyoda ntumwumva. Umuha kiyoda kubera isambu. Ibyo azashaka byose tuzareba ko tubigenza. Ariko utambwirira umwana ngo umwana nkunda nk'uyu ndi kwibuka ko nyina twaho. Ariko urugamba turwanye. Wamukuye he ndahazi wigeze uhambira. Mubwira se noneho twebwe nkubwiza ukuri ngembaho ubuhamya nk'umwana twari ku rugamba. Uyu mwana wanyu ni intwari yakubisa abanza arabahabya. Urumva? Iyo nayo mpamvu yabaye mugufi ni igisasu bamwikoreje. Yareshyaga na papa we. Yarije yari igisore. Bamukoreye igisasu ahita amanuka bamuremure mu bujyakuzimu. Ni intambara. Ni intambara nke. Ariko nimwumva namubwira ngo ndashonje. Iyo mugiye muri misiyo nimutahana amafaranga. Kuruse aje afite inzara ivuye. Twebwe amafaranga twarayakoreye ndetse na menshi. Ku munsi bagiye kuduhembaho. Adui yaraje igisasu gituka mu kirere gikubita banke bagomba guhemberwaho. Amafaranga yose arashya. Twanaje n'amaguru. None se ndabigenza gute? Nyine muhisamba yigurisha nako si ukuyigurisha. Wenda muhisambu kananye mu miti kisubiza zayo kumba korera igikorwa. Iyo sambu turaza kwishaka. Ariko turabanza tubyumvikane n'umufasha wanjye. Nawe itike turayigushaka. Kigara hangaha mfite amazu menshi. Icyo nzarya nicyo nawe uzarya. Ako nanjye mumpe komisiyo kuko mbazaniye umwana wanyu. Yibuze mume nk'uduhumbi 100.
nanjye nyine mbona uko nsubira zengwiki asigara ahangaha asigaye aha nkandeze amazu ko ari ay'abana banjye ariko nanjye dumana nk'abandi. nyine nugira va nyine muduha inzu hanyuma twebwe twikomereze rero zacu twikomereze gahunda nako njye nikomereze gahunda zanjye. inzu rwose inzu niyo ikenewe. ndaje nyuguhe nimara kwi ntabwo ari jyewe ibyanjye ntawe umuriye namwe nakubwiye ngo jyewe naje kukugezaho umuhungu wawe ibindi byo ntabwo nshinzwe kubimenya. ubwo turaza kwimwa. Okay, kanigendere. Murashide ariko mana reka kunsakuriza sibyo wowe ugeze imbere y'ababyeyi bawe kandi muri diro hamwe inzira ebyiri gupfa cyangwa gukira nukira tuzaserebura nupfa tuzahamba c'est tout. bino tuvugana. nze tujyane. ugiye kwigira akagara kandi ikibazo cyawe kitarasobanuka. reka numve ibyo bavuga. wikorere nyine si umusaraba wawe kuki wari warampishe ko wabyaye mu gasozi. ndakubona urambwira ngo mbyara mu gasozi n'inshira ndi ingurube ko arizo zibyara mu gasozi. urahitamo umwana wawe cyangwa uhitamo njye niba atari ibyo njye ndahukanye. ada utanteza abantu garuka mu rugo rwawe. hari icyo wamburanye niwumva ko tugomba kubana neza uzambwire ngaruke ariko ntukajye ukora ibintu ngo mpishe kandi ndagiye kiriya cyane wabyaye hanze sinzagisangira. ariko byose mbivuyemo ngiye kuzana uriya mugore wanjye w'umuzungu nawe ugende wibane nanjye nzira. Your dog? Yes, kare kose si ubundi wari ukwigira ibiki wigiraga ibiki. You're stupid? Ibyo nibyo navugaga rero wongeyemo ibiraha na inagi byose ukabivanga ibyo nibyo nkundaga. Yeah. You are crazy? Si wumva ko ari wewe wari ukunsebye rukuzana ibintu by'ubunajuwa n'iby'amashuri urukunsebye si wumva ko amafaranga agiye kugamba. ariko uzi kuri ikigo ibintu byose bakubwiye byose uhita wemera nta n'isoni gifite. urukunyita ikigoryi kivuganaga n'umuzungu ahubwo avuga ko ari weho kigoryi njyewe ngiye kubimugambira ampe amafaranga ahubwo ukora mu mufuka umuhago amafaranga ureke iki kigoryi gitahiraga kurya inkoko n'ibindi gukora mu mufuka umuhago amafaranga njyewe agiye kugamba njye ntunsabe nta n'igiceri cy'icumi naguha agiye kugamba. ariko ubu koko mushiki wanje kuba afite agira agasheri w'umuzungu kandi abazungu nzi ko bagiraga amafaranga kaba nambaraga bodaboda no kujya tukajya n'ibijumba. iki kintu rero njyewe ngiye kucigaho neza nta kuntu yaje arataha abanaga n'abasheri b'abazungu njyewe ntaje aragura n'ibiryo biryoshye natwe turya amafiriti nk'abandi bose. Hey Jennifer, nice to meet you again. Yeah. It's a long time. And I miss you. Yeah. So what do you want? I can buy for you anything because it's been a long time. Anything do you have? No, you have to choose. I can buy anything you want. Even you want a house, I can buy for you. Do you have enough money? Don't worry, I'm ready.
Hey, that is your brother. Namanza ngurira ibiraha. Namanza ngurira ibiraha n'amandazi cangaje kungurira n'ibigori byokeje. Nje nta kuntu naba nabwire ngo weho wiruguri mwaka. Njewe ajajarirwa bakurongora buri munsi akurongore kandi nta kintu aduhaga. Njewe nambaraga na bodaboda. Njewe ibi bintu ndaho nabyemera nta kintu ampaga. He yawe. Je agire abi ampereza ico. What did he say? Akomana wagicucu wajya umenya ubwenge. Umuntu arashaka kutugurira imodoka n'inzu warangiza ukazana ibyo kurataho urwo ruda rwawe nta n'ikindi. Uzamenya ubwenge ryari. Hani isoni rukuzu navuga imbere y'umuntu. Je ndi kugamba ngo nje nta nkumanza ngurire wimbwira ngo ikibazo cy'inzara nje nshaka kurya ndashoje. Ibyo byo kumbwira amamodoka n'ibindi nje ntabyo nshaka. Siko ndi kubona agiraga n'amadoro bindi nkaganje. Akabagiraga n'amafaranga wamubwira akangurira icyo nshaka ibyo byinzu mukazabyigumani. Come and talk. I need to talk you. Ariko uramuko wavangura kujanje utangura ibyo biraha byanje. Je ndabishaka nshaka kurya ndisonze. Rero nkuyamira wagira Je nshaka ngurira ibyo biraha. Je ni mubingurire nta ibindi muzabigambana aje bakurongorera hirya. Je ibyo ntabirimo nje. Nakubwiye ngo mvi ruhande unampire muzira nigende. Jewe ntaho nshaka ibyo byo kuvanga amamodoka niki. Imodoka ubatwaraga igahita ipfumukira amapine hari barangiza bikagira. Jewe nshaka angurira ibyo biraha. Kandi noneho nashaka zakurongora iminsi 5 angurira ibiraha bya 500. Je nico nshaka bitari ntaho urava. Umusaza wawe afite ikibazo. Jewe inkaruriraga ibyo byisho byawe. Uvuga kuvuga kurya inkoko n'amafi nje nabi. Jewe wibyo wibimbira ntaho nabyemera. Shanga ajera kujana mu gihuru ago mwari muratanga mu maroji mugambe abari njugari. Gabaganja ko amafaranga mushaka gutanga mu mahoteli nibi. Urumjango chenye n'ikibazo. Siko ndi kubona menyaga n'ikinyarwanda wareka nkabimwibyiri. Weho uri nyira mu bande yanje. Siko yari kukujana ku gitanda akakugira ko mbaga mba. Reka mwigambi mwibarize amagambo ganje gashire nivuga tubigambane wa abinyibyiri. Reka bari byo mvuga numve katayamba ko nibyo nize nkibyibuka nje. Udumoni ngiticha. How are you? Uranzi you? What? Jennifer, what is uranzi you? Ariko ubundi igihe nahereye nkubwira mani urimo kunsebye imbere y'umunyamahanga noneho njyari gushaka no kugira ngo azanyijyane no mu Buyapani nje kubayo none urukuza uvugwa n'ubwongereza utanigeze uniga no mu ishuri uko gisa gusa kaje murimbi wa gicucu wewe urukunyibesha kandi nshaka kumwisabira amafaranga nanje nkagagira gakajagara baganje nasura urashaka kugira ngo aguheze amafaranga nuzi kuyavuga nuzi kuyisabira neza akurukuza unsebye imbere usubu nk'icyongereza uri kuvuga akurongora yabyize hari ishuri uzi ibyo bintu babyigisha ndayakubyaye yiza kuvamo ni nawe utuma tutanakira urabona ukuntu gisa amagambo gusa niyo yaba yakirenze usibye ko umugisha gunyereraga kumabye wewe ukwiye umuzungu koko abantu birirwaga bari kuvuga ngo tugiraga umukwe w'umuzungu n'inzara twirirwanaga reba inzara yaradukuye umubiri gose reba ukuntu tumeze na bodaboda nirirwaga nambaye njewe aradukiza cyanga tumuhitana reka twigende tureke iki gicucu ngo kiraduhagarira uruhande njewe vanamo amafaranga cyanga namutagamba mwica njewe niko bigomba kugenda je amafaranga aragagiraga nje aravana gampaye nje ndabivuze heyawe njura urampa amafaranga cyanga nakura njaramba amafaranga cyanga nagaramba njaragamba amafaranga nje nta aravana atagampaye utari kuvuga kandi numvishije uvuga ikinyarwanda kuko naga mushiki wanje urampa amafaranga cyanga ntaguramba akubundi je nahereye nkubwira wamurekuye uri mubiki njye kumufata nibyo biri butume bayavuga kandi avugaga nye numvishije ari kuvuga ari kuvuga nase kuri kumuvugisha ibyengeza bidahwitse rekura bene rekura mubyire ambaza ibibazo ndamusubiza jewe noneho nintabisubiza ibyo bibazo arambaza ago mafaranga gihoreye ntiyirirwa aragamba maybe ask him something. Your dog? Yes,
kare kose si ubundi wari ukwigira ibiki wigiraga ibiki You're stupid? ibyo nibyo navugaga rero wongeyemo ibiraha na inagi byose ukabivanga ibyo nibyo nkundaga You are crazy? si wumva ko ari wewe hari urukunsebye rukuzana ibintu by'ubunajuwa n'iby'amashuri urukunsebye si wumva ko amafaranga agiye kugamba ariko uzi kuri ikigo ibintu byose bakubwiye byose uhita wemera nta n'isoni gifite urukunyita ikigoryi kivuganaga n'umuzungu ahubwo avuga ko ari weho kigoryi njyewe ngiye kubimugambira ampe amafaranga ahubwo ukora mu mufuka umuhago amafaranga ureke iki kigoryi gitahiraga kurya inkoko n'ibindi gukora mu mufuka umuhago amafaranga njyewe agiye kugamba njyewe ntunsabe nta n'igiceri cy'icumi naguha agiye kugamba dore kuzi ko usabirizaga cyane ubwo reka nje kwa mucoma anshirireho burusheti 3 ndasanga amaze kubitekerezaho agamba ndaje ego umuryango wacu wagendesheje we urandebera koko ariko burya koko imbwa ntizijya zikira imbaraga se ndabibona aka kanya koko abonye umuzungu none batangiye gushwana tutaramenya niba atari babazungu nabo biba byarayobeye ibyabyana byo kwa Cyagisasa ariko rero reka ngende mbibwire se nawe ko muzira bitaha urugamba sha ndamuzi muri karitsiye ariko mane bitese ni sawa ariko hari inkuru nshasha mfite karitsiye ngo wa mukobwa yabonye umugabo w'umuzungu ariko nanje umwanzuro nafashe abyara umwana mbyara umurozi ubwo se waheho kwani borani haramu karitsiye mane no umuzungu niwe mukwe ubu wa musaza ukajya rugamba afite umukwe w'umuzungu ubwo kanyarugamba sazi tuvugana afite umukwe w'umuzungu ubu bakize byarangiye nje more kumbesha ndo nabyemera namba si shaka hagize ngo muterete akayengira ati harya sha byakunuka nihe umusaza bita byakunuka utuye hafi aha w'amajigome hano wagezeyo naha ninjira nimwe yinjiye ni hano atuye numwe goja kwa mucoma uje kwishura ndariye ndahaze ndanje yabaye indigaragara nturi kubibona nahaze ndayanjira garagara nahaze naje kwishura kosha kowe numva so ngo ateje umutekano muke muri karitsiye uri muramburiza umwana umutesha umutwe imbere y'umukwe hanisoni wacho manzi none se nakubye iki nakubye kugira ngo uteshe umutwe umwana wanjye hanisoni ariko nanje ubuse urukuye bitereke ko Kwateze nakwica huko. Ibiryo banirira ngababaza naje kwishura. Wowe umwana wanje umukwe wanje avuye mu mahanga aje gukiza umwana wanje aje kunyubakira aje kunzanzahura wagicucuje kum. Njere bana ana kwicuka papya wanje iraka kwishije karangenetse njere nibe aho kugira ngo mfe ndakizo we wapfa mbere. Tumuka vuba. Tumuka. Amakuru. Ni neza. Meze neza. Ni karibu mu Rwanda. Ni karibu. Umwana wanje akwite waguhe buri kimwe waguhe buri cyose. Kandi hagira inzererezi zikumenyera. Ikindi kandi nawe ucunge ubu batangiye kutugira ishyamba. Abaturanyi batangiye kuvuga ubugambo nabumvise. Bamwe bari kuryana inzara ngo biradukiranye ngo ibintu bigenze neza. Muhungu wanje nukuri werekamu hiya mu Rwanda, werekamu rwose ugubwe neza, baguha icyo ushaka, baguha intoryi, baguha ubugari, baguha ibitoki, baguha byose n'umukobwa wanje gusasiri. Niko bimeze. Mwana wanje ninje wabyaye sha, ninje wabyaye ureke abandi bagiye babyara ingegera, babyara za mayibobo, babyara indaya, ninje wabyaye. Sibyo? Bajyaga rwose birwa baguseka ngo ntacyo uzamarira ngo ntacyo uzi singaho se ubu ngiye kujya nitwa ngenda banyika ngenda bajinya waburyanyira inzara ariko ngende
Yes, ubu ngubu ngiye gusubira ku gifaransa. Vraiment donc d'ailleurs, il est bien que je ne comprenais que les jeunes facteurs. Avez-vous des volontés compétentes que vous ne savez presque? Musaza wize w'umukire, w'ijigo winda. Wujuje ibyangombwa byose bisaba byo kuba umusaza. Azana kujyana i Burayi? Yego. Mwabivuganye mwabipanze? Mwabivuganye. Noneho barandoga baranyica. Umva rero, mu bintu mugomba gukora, agomba kunyimurira i Kigali. Kandi ngatura muri quartier bita Inyarutarama cyangwa n'ahandi hatura ahantu bakomeye. Mwana wanjye. Genda bakwiteho. Murakoze. Ubu muringa ndakize. Akorera cyane naryo uburyo risunguza amabuno ntabwo mbyemera. Ntabwo mbyemera rwose. Umva, Jennifer, garuka hano gato yankubwira. Za wiruka. Nkubwire mwana wanjye. Ibintu byo kujya ugenda uzunguza amabuno kuriya ntabwo mbikunda. Sibyo? Ase papa noneho nawe ibyo ngibyo byo kuzunguza amabuno wo bizanye gute? Genda ahubwo batamugutwara genda. Genda abakobwa bino ndabazi. Ihute. umulisa. 지레지. 가리불. umulisa. umeze ute? meze neza. makuru. neza. ndabona uri mu kazi. abasore abanshaka benshi ariko jewe sinshaka. kubera icyo utabashaka kandi uzabakenera. ngomba kubaha papa na mama baramujeje. nibyo koko tugomba kubaha ariko tugomba kumvisha ko natwe tugeze igihe cyo gushaka. nibyo koko ndakumva. mulisa ndabyumva abahungu badukenera ni benshi aho kugira ngo uzabone ugufitiye umumaro ntago byoroshye. abasore bariho ariko nta cash. senderi yarabivuze. ariko koko yarabivuze natwe turamuhiniza ariko tugenda tubibona. Ako se mama Platinip tuvugisha ukuri. Uriya mukobwa nubwo ngiye kumushyingira. Sibyo? Ndabizi neza hari abantu bambwiye ko bamushaka. Ariko uriya mukobwa mbona atari uwanjye. Ni gute wambwiza ukuri ko ngewe nabyaye umuzungu? Ntabwo ngiye numva ko nabyaye umuzungu. Ariko nwite bambuzaga guseka ibintu byose mbonye. Kandi nirirwaga nseka abazungu. Aho nciye hose ku ruganda mbaseka. Ubwo rero naramusetse ndamubyara. Mama Platinip nishyira kuri ya mwana ari uwanjye. Nuwawe. Kibazo rero ngiye gushyingira muri iyi minsi ahantu biri kujya binterera ubwoba. Urabize ejo bundi ngize gutyo Platinip ndamushyingiye. Abantu barahuruye abasitari ibyamamare byinshi biba biraje. None dore twabaye iciro ry'imigani. Abantu urugo rwabaye nka batiri ya telefone umuriro udushiramo. Ese ko kuri rya cyane nakongera ngakubitana n'icyano nkaririya naryonsane. Mbwira niba ubyemeje je nemera abasore baze bamujyane ariko nzajya gupimisha bya bizamini basigaye bapima menye kuri ya mwana ro wanjye. Wikirirwa uvunika none se ushatse kuvuga ko ntambwa yabyaye imbwebwe. Mama Platinip tuzahura dupfa ubusa. Ibintu by'imbwa n'imbwebwe bizana iki ubwimbwa ninde imbwebwe ninde? Kuki utanga urugero ariko buri gihe rupfuye urugero rw'ubugoryi. Hani soni. Ubwo nyine nimba utabyemera ubwo byose ninjye. Umva rero reka nkubwire. Reka tugende tujye mu rugo. Hari abantu bambwiye ko bashaka uriya mukobwa umulisa. Kandi byanze bikunze umulisa ngomba kumutanga ukene ufite icyungo reka kugoboka. Sibyo? Nta kubeshya ubukwe bwa Platinip bwansize hanze. None nakazu yari yageje kwisyagira ngo bagiye kugatera ipaso. None umwana wanjye niwe ushatse kwita itungo se. None ugiye kumutanga butungo. Cyo gabanya ubujiji. Ubu utanze umukobwa bakaguha inka ubwo nta ngwate bibayemo. Cyangwa nta guhererekanya bibayemo. Ahubwo nyiri muri ibyo ngibyo. Ugomba gukubiranya umukobwa wacu
umusore natemera ko basezerana ivangamutungo risesuye, kuko ngo twamaze kumenya ko ngo abasore bakujya bafata imitungo ngo bakayandika kuri ba nyina kugira ngo umukobwa niba divorce bazasanga nta kintu na kimwe afite. Icyo kintu agomba kubanza agacekinga. Ndumva uri gupanga ubucuruzi utashyigikiye abana ko bubaka. None kwa ba mwana ntibagiye kunguka se? Nukuvuga ngo nanjye ngomba guha agaciro umukobwa wanjye. Ari abantu ubungubu umuhungu wanjye Platinip yaragiye arihiringa imitungo arahiga agira gute? Wari kuryama ntasinzire. Kubera iki? Hari gutekereza ukuntu umuntu waje nta kintu agira. Hagiye kucyura igipande cy'inzu. Ubusugira ngo ngewe sindi gusya nanjye ndi gusya se tu. Ubwo nukuvuga ngo nkimara kumenya agaciro bahaye umukobwa wabo. Nanjye ngomba kukagurana ko maguha umurisa wanjye. Niko bimeze. Tugende natwe tumubyaza umusaruro. Umurisa twagiye magambo turavuga nibuka ko hari umusore umwe wakuntumyeho witwa Manifest. Manifest kunumba akunda amafaranga. Simbizi niba ariko bamwita cyangwa ariko yita. Afite amafaranga? Ibyo amafaranga ntabyo nzi, ariko icyo nzi sha ari ku cyangwa pe. Abasore beza nibagira amafaranga. Ndabikubeshyese cyarashaka bya bisaza birwaye rubaga impande. Iwacu baguba kugira kubera jewe ubukobwa ni kashi. Yego ye ko numva saba ugiye kwicuruza. Ucesha kundebere mu ndebere. Abangaba nibo baza kunshukira umwana. Ntawe uteye uturuka hehe ntawe ujute. Nuko mutangira kuza kuroga abantu muza kubavangira sibyo. Abinzukize baraza. Umukobwa wanjye avuye kwiga mu Budage mutangiye mwese ko mutazaga ahangaha. Ataraza mwarazaga mwebwe nigeze mbabona ahangaha. Arabeshya se ko nyoka atageraga hawe uhageze ute? Mubonye akantu kabonetse ngo reka tujye kugasura. Baba baje kuneka nyine kugira ngo bumve purani bumve gahunda zacu dufite babone ukuntu baza kubivanga. Abangaba so bancuki abangaba so bancuki umwana Platinip ajya kwemera uriya mukobwa. Mama Platinip ubu mfite ikintu cyitwa umujinya. Sibyo? Nari sigaye nicara mu kabari nkanywa wisiki nkanywa byeri nkayivimbira nkayimanuriramo hano inda nkayikwega n'aba ministre n'abadepite bakantinya. None undebere ariko umukobwa wanjye umurisa azankiza amarira yose narijijwe n'abariya. Marabyumva neza? Ubu ngiye kujya nitwikize baraza rero. Mwana yego mwanyitaga barajigiwe kubera ukuntu mwabaga mubayeho. Papa, tuza dahari. Urahari se mwana wanjye ugira ngo ababisi bankundiye. Ubu ngiye gutangira kujya ndota ibikeri, ndota nsimbuka mu mikingo, ndota inka zinyirukankana. Abavuna mweto ndabazi. Ndabazi mbarimo mbazi ni mwene nseka nabo. Ndabazi. None se mufa ite. Si amashyari yabo se hari ikindi ubu twahisemo kwibana. Ukize baraza nyine ubu bose batangiye gushega. Basheze sha. Akaye se mukizikira. Ni etaje se ni imodoka se si biskani mukituyemo. Ceceka garukane ubugenzi. Abandi tsanza kwiga tubona akazi woje kuzaba uri kugendana umubo w'impapuro ushakisha akazi. Umurisa ni wishinga amatiku yaso. Nta hantu uzagera n'ubundi umuntu agirwa n'abandi. Reka nigendera amatiku y'abakene sinayavamo. Garuka. Papa. Tera hano. Mama, tera hano. Ngaho icara. Icara twumve. Papa, nureke amatiko. Ibyo nibyo wagiye kwiga ntabwo bakubwiye ko hogana banganya amabuno. Mu gihe utari uhari ntabwo uzi intambara twarwanye. Nirirwa ngurisha udusambu nohereza habe no mpaye n'icyaka yibanda. Habe no mpaye n'igiceri cy'icumi cy'ubuze ngo nyikohereze ku ishuri. None urumurambira ngo ndeka amatiko nta n'isoni ugira. Oya, tugomba kubana mu mahoro. Ubundi muze kubukene burajya mukamara ku bantu ubundi tufike. Hako ubundi n'uyu mugabo w'igisambo wanze gusangira n'iwanyu. Abaneranyije na nyoko hazamo urwango ubwo nuko nyine bigenda gutyo. Ariko ubiko ko uyu mugabo ari igisambo n'umugore aba aricyo. Obvious.
naranize mutaza no kwibeshya mukavuga icyongereza mumvuga muzi ngo sindi bukivuge nge ndaturitse papa uragoye ndagoye ngewe namaze kukurira avance ahubwo sinanabikubwiye nayanywereye da avance nayiriye nziza yumutse ngomba kumutanga umurisa ngomba kumutanga byarangiye barakubeshe uzi abatire nakatiye wumva ishyano ry'umukobwa ngo icyo kintu nyumvise natekereza ukuntu ubukene buri kumbaga wa mugore we ntise numva ahantu ngwa wica umwana intege we ko nakwemeye uri umukene si utangiye kwambara ipantaro ari ukonje ibi warabyambara tangira kunyurira imbere y'abana tangiye kunyurira imbere y'abana koko vraiment oya ibyo bintu uvuze bikabana ko nyirwa pesi ubumwishe tangiye kwambara ipantaro ari ukonje warayambaraga wibuza umwana amahirwe ye isoni ugira umwana yihitiramo se aba yaribyaye reka uzabibona mbasha umva wowe inyuma icara hano icara ni wowe nabonye shahu ni wowe wamaze icyaka ingegera zantereranye nabuze uko nitwara urumva ni wewe wanjye vie ni wowe nzi Nye ntabwo nakicarana n'iribandi ubundi iribandi bikuye ntujye uburana n'amabandi icara wa gisore we wingu ntajya aburana n'amabandi iribandi rikuye kwiyicarire gisore hakuze ubundi wowe umuntu aguha misiyo porogaramu akitive ukajya kwikurikiza abantu nk'aba ngabo bajyana hehe nyine abana vie abantu bose mbere ya byose ntago abantu bose tuzuranye wowe bazi nyine umutipe n'umujama wanjye intiga yanjye n'umurara wanjye twari tuzanye aha ngaha ariko wa mugabo je ndi umurara jewe mani wajye uvuga ibintu wasubiramo duhuriye aha kwirembo jewe uranze nitwa manifest muze vakumbwa ifata umuntu manifest nakubwiraga ubundi muze mpa nimero yawe ya telefone ngushyireho utumiliyoni 5 ugende wicare mu bandi basaza unywa agacupa angahe 5 ibindi nzaba mbikora nyuma mwana wanjye se nibyo koko mfite simukadi ariko nta telefone ngira cyakora wenda koko niba ufite gahunda wayashyiraho nazajya gutira hirya hariya telefone ngashyiramo simukadi nkabona uko njya kuyakuraho uyu nguyu ntaje kunshinyagurira ngo nomero ya telefone agatelefone nari mfite ntibagafatiriye mu kabari muze ibyo byihorere twebwe ibintu tuba twabiteguye ibya telefone byo nabyo byihorere ibintu byose turabimba naje nateguye sibyo akira ushyiremo simukadi bigende rwose umukwe mwiza n'uyu umukwe mwiza n'uyu tumungurire abayibo bahangaha umva nkubwire ntushakire imigozi ndakazirika ngenda njugunye kamwe pfa mu rutoki nta myanda agiye kungira ishwe ubwiriza uhaguruke kwanza mvira imbere y'umwana haguruka mvira imbere y'umukwe ikikabyo cy'uyu muntu ubusikarikira Teresa mpaye ndareba nyuma mbara nkubwira ati zewe umuntu uri gukinisha ntago muzi ntago wameze ntago wamati ntago wameze uzayaruka si 5 wamazi genda gasonga kumpere 7